baganiraga kuri telefone batongana cyane. Tamu yasakurizaga umukunzi we ati ariko Nete wibonyemo iki? Wibwira ko kuba ngukunda uri umukobwa umwe uri wenyine ariko abandi bakobwa banyanze? Nete ati Tamu maze kurambirwa ko ngusobanura ibintu ntubyumve. Tamu ati mbyumva mu buhe buryo? Ndaguhamagara ngasanga uhuze ukamara iminota 15 yose ngihamagara wanze kumfata. Ubwo se si ikimenyetso ko abo bandi muba muvugana bo wabandutishije? Nete ati ntabwo ushobotse nawe nubwo gusa ubundi ndaha amakosa. Tamu yarakaye kurusha aramubwira ati ugize kuba uhora untendeka unca inyuma nkakwihorera none ngo sinuzuye ngo sinshobotse. Nete arasetse ati kandi uzasara umunsi umwe ibyo bintu ndabivuze. Tamu yisakupa yandika ubutumwa burebure cyane amubwira ati Nete nkora buri kimwe ku bwawe nkitanga nkigomwa nkiyuha kuya ngo uyu munsi ubeho wishimye negura n'ahazaza hacu twembe heza ariko wowe ubitesha agaciro. Ese wowe basore koko bandusha ubwenge? Ndabizi ko ntari umukire cyane ariko ntiwakabaye umbwira ko nasaze. Nete yarongera amuhamagara ati Tamu ntukigira umwana kumpamagara ugasanga muze ntibyatuma uyagara bigezaho. Ese telefone narayiguze mujye mpamagarwaho nawe gusa? Ubundi si umpamagaye ugasanga muze hari ubwo wenda bakubwira bati mukiriya wacu umukobwa Nete utereta ari kuguca inyuma, guma ku murongo umusore uri kumutereta abanze kumuha amafaranga no kumutera imitoma ya nyuma cyangwa ukupe wongere kugerageza mu kanya. Wigeze ubyumva? Tamu wari wirakaje yarasetse ati nawe uri umusazi ibintu uvuze ntibibaho ariko wansetsa wagira ndarambiwe unca inyuma uransuzugura wumva ko ndi umusore uciriritse utazi ubwenge wikeneye kandi ntacyo mba ntakoze. Nete ati ubundi bavuga ko umusore bakwiriye kwigirira icyizere byarimba akaniyemera ariko wowe urisuzugura ku giti cyawe kuki uba wumva ko nakureka ngasanga abandi uba wumva bakurusha iki? Ibyo utekereza utekereza ko ari byo nanjye ntekereza. Tamu ndagukunda wawe ukennye wawe ukize sinzi n'impamvu yanyaye ituma ngukunda rero ntukankekere ibyo ntakoze. Yagize ikiniga ati mbabazwa no kuba udaha agaciro urukundo gukunda ntujya unsanga mpuze ngo ntahita ngufatiramo ntitaye ko twavuganaga inshuro imwe bibaye nkaba nkuretse ngo ndi kuguca inyuma. Tamu ati ntabwo ari rimwe ejo nabwo naraguhamagaye umara iminota 31 n'amasegonda 6 ukivugiraho nakubajije uwo mwavuganaga umbwira ko ari mama wawe. Natuje ndavuga nti wenda umubyeyi waranduta ariko nari mbizi kuri kumbeshya. Uyu munsi nabwo birongeye umaze iminota 15 irenga amasegonda 2. Ese nabwo ni mama wawe ra? Ubundi ko ahita gukupa abandi bose ukumva icyo ngushakira none uwo musore muri kumwe yaguhaye iki? Nitarake atari ku bundi utekereza ko nshatse kuguca inyuma no kugutendeka byananira? Ni iki kindi wamaye ku buryo wicara ukumva ko nakwiriye no kukureka? Si uburenganzira bwanjye kuvugana n'uwo nshaka? Ujye wuha agaciro umuntu aguha. Uyu munsi ndi umukunzi wawe ejo naba nkundana n'undi. Nunaha ngiye mu muhanda natangira umugabo w'umuminisitiri cyangwa w'umukire cyane uwo nshaka wese nkamuterekera amaso rimwe gusa ngahindukira akareba nyashi agahita ntwara. Ariko wowe kubona undi mukunzi umeze nkanjye byagutwara imyaka 5 nabwo kazabonungwa ku gatsitsino kuko no mu ntege ntiwamubona. Tamu ati sibyo mba mvuga. Ese ubundi wibwira ko nkuretse hari undi wagutereta? Abakobwa murishuka cyane mwibwira ko abasore baba bakunze ariko icyo baba bagamije no gukuramo icya 10 ni ukuryamana namwe babahaga bakabajugunye. Nge ndarenze ninjye musore umwe mu gihumbi wagutereta agamije kukugira umugore mu mezi 2 abandi bakubonamo indaya yo kujyana mu gitanda gusa nge nkubonamo umugore wo kubyarana nawe kandi abo basore bagutereta nuko turi kumwe mba nakwakije nkuretse mu cyumweru kimwe ntiwabona undi kuvugisha nabo bahita bigendera. Nete ati gusku Tamu niba ko kwibwira kurenze kuramutse ugiye nabo bandi bantereta barikeraho ngaho dutandukana urebe ko hari icyo nzaba. Tamu ati numva noneho kubyemeye wemeye ku mugaragaro ko unce inyuma ko hari abasore bagutereta. Nete ati nicyo rutegereje gusa se? Nicyo rutegereje kumva? Niba ari byo yashakaga menya ko bahari banakurenza muri byose. Umuntu ntakagukunda ngo wishyire hejuru wumve ko ari uri ku isi wenyine mwana. Tamu ati n'ubundi umaze kundambirwa ndabyumva ko ushaka kundeka. Ibyo byose uri kubiterwa nuko n'ubundi wamaze kwitegura kugenda. Ndabizi neza abakobwa mujya gusohora iryo jambo mu kanwa kanyu mwaramaze kuritekerezaho kera. Nanjye ngakomeza kwiruka ku muntu wankati ubundi hari icyo utambwiye ngo niba ashaka ko dutandukana tubikora ubu wavuze ko ari byo ushaka n'ubundi. Nete yagize ikinigara turi kararira atari ko se Tamu kuba usanze ndi kuvugira kuri telefone hagashira iminota 15 ngahita nguhamagara nibyo biri gutuma uvuga aya magambo yose? Tamu ati ni iminota 15 maze uri kwinyirengagiza. Iyo wamaze uri kuvugira kuri telefone ntaraza ni nk'amasaha 3 wenda. Ubwo si byo mwaganiriye urumva ari bike? Erega nabikekaga hari igihe saa moya nguhamagara ugahita umbwira ko wagize akazi kenshi ukansezeraho ngo nawe mu gitondo ubizi neza ko ndi tukira mu kazi. Nuko uba wananijwe no kuvugana n'abo basore
njye nawe twemeranyije ko tutazacana inyuma, ko ntawe uzatendeka undi. None ubwo uri kubahiriza isezerano? Nita ariko ubundi navuganaga nande ko utanamuzi? Ninde? Tamu ati wamuvuga se ko nambeshya ko ari mama wawe nanone? Nita tuguma ku murongo. Yarahamagaye ahita uwo mukobwa mugenzi we, uwo mukobwa ahita avuga ati Nete uragarutse, umaze kuvugana na sheri wawe aka kanya? Nita ati oya, nuko nyine wowe wari uri kundangira akazi, mubwiye ko ndahita ngaruka. Uwo mukobwa ati ubu mpuje nawe ninde? Mbonye hiyanditsemo ijambo conference. Nawe ati ni umukunzi wanjye, nsabye ko nawe aguma ku murongo kuko ntacyo namuhisha, nari nzi ko agiye guhita kopa ariko nyine yanze kubikora. Turangize gupanga iby'akazi utaza kwisubiraho ka gahunda. Uwo mukobwa ati Nete kuko nturi inshuti yanjye ku buryo batekereza ibyo bintu. Nawe ati none? Umukobwa ati vugana n'uwo mukundana, njye ndahari, ndaza kuguhamagara nimugoroba nkwigisha uko bikorwa, muvugane igihe gihagije ku buryo ndaza tukamarana amasaha 2 ndi kubikwigisha. Wowe ushaka interinete, ucaginga mudasobwa yawe na telefone ku buryo ninda ndahita mbigusobanurira nta kindi kintu uri kwitwaza. Neta ati ngaho ngupira naho ku mugoroba. Arakaye yise baza Tamu ati na n'ubu uracyasakuza? Tamu ati ntasakuza, ese ubundi wowe ndi kugusakuriza, ndi kukumena amatwi? Uwo mukobwa se ari kukurangira akazi bwoko cyo utigeze umbwira, usigaye ukora ibintu mu bwisho rero kandi twenda kubana, kuki uba utarabimbwiye? Nita ariko se nzakugire ne wa musore we, nitubana n'ukuzangira? Ese ubundi nicyo shima? Nta kintu na kimwe kikunyura? Ukwiriye kugituza ukambaza uko ibintu bimeze ngagusobanurira, ukareka kwishyiramo ibidahari. Tamu ati ngo nsobanurira. Nawe ati uyu mukobwa twaherukanaga kuvugana tugisoza amashuri yisumbuye, kuko bisa nkaho nta kazi yanganirije ku kandi gahemba menshi, kandi ngo yanyigisha uko gakorwa, agahita kansabira nazajya mu kizamini nkagitsinda. Kari bwo yaraje akimpamagara, urumva ndari kubanza kumukupanga kumva koko ataranansobanurira. Umuntu yazavuga iby'akazi nanjye nkahita mukupanga mubwira ni uretse ngo nitabe sheri, kandi nyine nibona ari kuza kukuvugisha nyuma. Nundi twavuganye ko mu gihe uzajya ubona byakaze usanze ari kuvugira kuri telefone singufate, wanyandikira message mu gihe byihutirwa, kutabikoze. Nawe ati byereka mbyemere, ariko se koko ejo hashize avuganaga nande? Nawe ati ni mama, niba nawe ushaka kumuhamagara umbwire, nakubwiye ngo nshaka kuguca inyuma ntibyananira kandi ntiwabimenye, nshaka kugutendeka ntiwabimenya, nabikora nkanahura nawe ndi kumwe n'uwo musore ntumenye ko ndi kugutendeka. Bishaka najye no mu muhanda ngahagarika umugabo wese ngamuterekera amaso, njye ntabikubwiye, mu mezi 2 tugakora ubukwe, kuki ubundi wiyumva ukarengera? Tamu atari Nete tuzajye mu marushanwa urebe. Nawe ati nibyo ushaka? Tamu niba wumva ko ntandukanye nawe nta musore wanyemera wundi ufite gahunda, tuzahaguruke tujye ahantu hateranira abantu benshi, njye nawe duhagarara ahantu hateganye. Umusore nacaho umuhagarike muterekera amaso gusa, ntavuga menshi, abampamagara bose mbemerere, mu mezi 3 nintakwereka ubutumire uzanyita injiji. Tamu ati uwo mukino ntawemera, tuzajye mu mahuriro y'imihanda, nihaca umukobwa muvugishe musabe nimero nkomeze mukurikirane, urebe ko hazashira iminsi 2 ntabonye wagusimbura mwiza kukurusha. Wowe bazakwita indaye, nta musore muzemera ko mugira n'imishyikirano atagamije kugusambanya mu gihe uzaba wamwitereteye. Ngaho niba ari byo ushaka nawe, ku cyumweru tuzahurira hari hagati y'urusengero rw'abarokore n'urw'abagatolika, niho hanyura abantu benshi, tuzareba umuntu uzatahana umuntu wavamo gushingana nawe urugo. Nawe atahuribeshye, nzagutsinda, njye nta musore nzahagarika ngo yange, ndetse nzahagarika bari ku mamoto n'abari mu modoka, nzahagarika bari kwihuta n'abagenda gahoro. Wowe ho bazagucira mu maso, abakobwa b'abasirimu bazagira ngo ushaka kubasaba amafaranga, bakire ngo uri gusabiriza abaguha yo kunywa icyayi, ariko njye abagabo b'abasirimu bazangirira impuhwe bati mbega agakobwa keza, uzataha wahahamutse, uzahita unyubaha, umenye ko kuba naraguhisemo nkagukunda uri umwe n'akari ukuba intwari, kuko abasore bari hano hanze ni benshi cyane, kandi aho bava bakagera barambona bagahinda umushyitsi, bamwe bakarara bandota, abandi baramamagara nabitaba bakajya guha Imana amashimwe, bavuga bati wa mukobwa mwiza namuhamagaye aranyitaba, bagatura amaturo bagatanga icya 10 kuko nabahaye iminota 5 yo kubavugisha nseka. Noneho ndakuvugisha igihe cyari cyo cyose, amanywa nijoro, ntugishima. Hagize unsaba ko duhura nkabyemera, uwo mbishatse yangabira isambu, aba yumva ari igitangaza. Nyamara wowe turahura ntunacimire ko naje. Umusore nigeze guhobera, na nuba mbwira ko atemera ko byabaye kuko aba bifata nk'inzozi. Wowe ndaguhoberana nakora n'ibirenze ibyo. Ntabwo ndi mubi, reka nerure, ndi mwiza ku musore wese. Ndamutse nicuruje nakuramo ababikora bose nkabatwara abakiriya ku iseta ryabo, ndetse abagabo bose bajya bategereza, ntabwo bajya basubira ku bandi ngo nuko njye bantwaye. Mwana ntugakine n'urugo ngukunda, kuko dutandukanye uru rukundo rugahagarara, ntabona undi, tujye twubahana.
uko uramutse ugiye wabona undi mukobwa mwiza niko nanjye nabona undi musore ufite gahunda. Rero twagakwiriye kubimenya, si ngombwa ngo tubigerageze turebe. Tama aseka cyane ati aho uriyemeye urakabya. Njye nyura ku bakobwa imitima yabo ikanganiraho batarabumbura umunwa. Umukobwa unzi neza iyo nibeshye nkamubipa adafite amayinite aremera akaguza akagura ko kumpamagara, yabura uwaguza akagira icyo agurisha ngo abone amayinite. Ubu mbishaka nkagira uwo mbwira nti tega unsure mu nzu yanjye niyubakiye, ndabizi ko iti ikibazo yanagurisha telefoni y'akaza. Erega mwebwe byose biganisha ku kubajyana mu gitanda, naho njye bambonamo umugabo, umubyeyi w'abana, umuntu uzafata inshingano. Uzabibona muri iryo rushanwa. Umukobwa umwe azaza amubwire nti nshaka nimero yawe, azahungabana ibibazo ati umusore mwiza nkawe yasaba nimero umukobwa nkanjye. Nete ati mbabajwe n'ukuntu uzataha uri kurira, gufuha kwa bizakwicisha. Ese turi gucyocyorana, turi gutera urwenya cyangwa turi gupanga gahunda koko? Urakomeje nshaka agakanzu keza kagera munsi y'amavi nk'agakobwa k'umutima, tuzajye guhangana koko? Tambata ubwo urakomeje tuzajye guhangana? Nete ati ndumva ukomeje. Nyemerera ko ninibonera umusore ufite gahunda nzahita nkomezanya nawe. Tama ati naba afite gahunda mu mezi 2, akaba afite inzu, ari umusore utanywa ibiyobyabwenge nkanjye, utajya mu bakobwa benshi nkanjye, wambara akaberwa nkanjye, uyogoshesha neza nkanjye, uzagende. Ahubwo waratomboye, umusore unasenga. Wowe wibwira ko amezi 2 waba umubonye, ariko mwaka nawo byagorana. Erega umusore nkanjye kuri wowe avuka rimwe mu myaka 100, kandi azavuka wowe warapfuye. Nitati nanjye umukobwa mwiza nkanjye, wize amashuri asanzwe, wize imyuga, umusirimu, wiyitaho, uteye neza, ureba neza, uvuga neza, akaba agukunda kandi nta kintu kirenza gukuraho, ntazongera kuvuka, ntukamenyere mwana. Tamarake yanisetsa ati wikwiyemera, umenye ko abasore bagutereta kuko mpari. Ubundi uyu mukobwa adafite umukunzi, nta n'umusore umureba, ariko iyo yagize umukura mu isoni akamutereta, babandi batangira kwibaza bati ahubwo se ubwiza bwe ko tutabubonaga mbere. Twebwe tubatereta dutuma mugaragara, nkanjye ntagutereta bari kuzagutereta koko, bari gukomeza kukubona nk'umuntu uraho. Ariko naraje ndagutereta, batangira kwivugisha bati uzi ko netera inka zaho biri mu byondo utama akayikesha. Niyo mpamvu waba gushaka, nkuretse wasubira muri icyo cyondo, nkuretseho gato na babandi bose bakureka. Nita turasetsa nyine siko ndi zahabu, ni wowe wangize zahabu. Uravuze ngo turaguhe zahabu urayikesha, ibyo byakorwa na buri wese, nta kindi wakoze uretse kuyikesha. Ariko yari zahabu, ntabwo ari icyondo wafashe ngo ugihindure zahabu. Ubu noneho ndarabagirana rero, buri wese arabizi ko ndi zahabu. Reka niryamire, mu gitondo n'ubu ufite gahunda umbwire ntangire nitegure ku cyumweru tuzahangane. Tamati ryama nyine ubwo ntushaka kumvugisha, gusa reka nkubwire nutsindwa nzakugirira imirimo nkwakire. Njye nawe turamara amezi 2 tugerageza ku bakunzi bandi, usambwira. Nitati wowe ushaka ko dushaka abandi bakunzi ariko tugakomeza kuvugana, hagashira amezi 2 tubatendeka, tukazaribuza abafite benshi cyangwa uzaba afite abantu bafite gahunda. Tamati ni umukunzi umwe, ngiye tuzarebera ku bwiza, ku mukobwa ukurenze muri byose, uteye neza kukurusha, ureba neza kukurusha, uvuga neza kukurusha, buri kantu kose kamuriho kakorenzeho, azi n'ubwenge kukurusha, nyine ari umusirimu kukurusha, sindi n'ubutari kubyumva. Wowe turebe ko umuntu ufite intego nzima itari yo kuryamana nawe gusa kandi ufite icyo yigejejeho. Uwo musore akaba afite ibintu, asenga, afite n'umutima wo kugukunda. Nta n'umwe muri twe uzaba wemerewe guca undi nyuma byo kuryamana uretse gutendeka gusa. Nete yarongeye ati sha nakundanye n'umusazi, sinzi n'impamvu ngukunda koko. Niba ari byo shaka naho ku cyumweru harageze, bahurira agatekereza n'urusengero. Mbere yo gufata uruhande buri umwe ahagararamo, barasuhuzanyije, ariko nabwo Tama bizanamo amahane. Yamubajije Arake ati kuki waje wambaye neza kuruta igihe tuba tugiye guhura? Nawe ati waje ngo duhangane turebe uwo abantu bari buze kwishimira cyane hagati yanjye nawe. Tama ati oya, twaje gushaka umuntu umwe urenze. Nete ati byari byo byose ntacyo bimbwiye, none kuki wumvaga ko ndaza niyambariye uko mbonye? Tama ati ubwo ngenda suzuguritse kubera ko duhura wambaye uko wiboneye? Nete ati niyi mikino wanzanye bose nari nzi ko uzayikomeza, winjagaraza, reka dukore icyatuzanye. Bose bahagaze ku ruhande rwabo, hagati harimo intera zigera nko kuri metero 75. Hirya hahise haturuka umusore muremure wari ufite umusatsi muke, yambaye kuteri mu matwi. Nete yaramubonye aramwenyura. Uwo musore agiye kurenga, Nete ahita amukura haragarara. Yaramurebye aramubwira ati nitwa Nete, wowe witwa nde? Umusore ati ngo nitwa nde? Nitwa James. Kuki umpagaritse ngo ufashe iki? Nawe turebye, waturukaga hirya nkwitegereza, wari ugiye kongeraho umutima ukomeza gutera cyane. Uri mwiza, utambuka neza, nukuri nishimiye kukubona.
Yabivugaga amukora ku kuboko, James amukubita urushyi mu bujana udutoki yenda kutuvuna, aramubwira ati mva imbere wandaya we, umukobwa mwiza nkawaza gutega abantu ku cyumweru, satani ko karakora, ukaza guhagarara hagati y'insengero ebyiri. Tamu yabireberaga hirya, urubwo rushyi yararurebaga, yahise aseka aratembagara ajya kugwa hasi. Abandi bantu banyuraga barahagaze ngo babarebe, Nete abwira uwo musore ati niba utankunze wakomeza ukigendera ukareka kunteza abantu, nawe ati ahubwo niwe uri kubanteza, guhagarara n'indaya muri uyu muhanda hagati y'insengero ebyiri nijye byakoze isoni, mwe n'ubundi ntacyo muba muhomba. Umusore yaragiye, Nete asigara ababaye cyane yibaza ati uyu musore yo gatabwa nkubitiye iki koko, nuko ari mwiza se? Abasore beza kuki bibonye? Ariko ubundi abasore iyo baje gutereta aho babigenza bate? Reka nibuke ukuntu bajya badutereta nanjye mbikora umusore ndabona. Akivugisha atyo haje undi musore uringaniye utari mugufi cyane. Uwo musore yamugezeho Nete aramuhagarika. Umusore amaze umwanya acecetse, umukobwa ati njye nitwa Nete, nishimiye kukubona, wambaye neza. Umusore turakoze, hanyuma se bimeze bite? Nete yikoze mu maso, akora ku musatsi, akora ku kananwa, tereka amaso areba uwo musore. Umusore ati none se nangahe? Kandi waza tukavuganira hano hepfo, si ngombwa ngo buri wese yumve ibyo tugiye kuvugana. Yamufashe ukuboko amwambutsa umuhanda, amugejeje epfo mu gisambu, aramubaza ati ufite aho ukorera cyangwa turajyana iwanjye? Nete yakomeje kutumva neza icyo umusore ashaka, araceceka. Umusore arongera ati ubwo niba utari no gufata umwanzuro vuba reka nkubwire, njye ninkujyana iwanjye nanagutegeye sindarenza 5 tubyemeranye. Nete tushaka kuvuga iki? Umusore ati ntabwo uri mu kazi se? Umukobwa ati akazi kagenda gate kandi? Umusore yahise amusega agenda yiruka afite ubwoba, yari yibeshye ko ari umwe mu bakobwa batega abagabo ngo babagore. Nete nawe nibwo yabitekerejeho neza, arivugisha ati uzi ko yari kwibwira ko nicuruza we? Ahari nuko namuterekeye amaso ngikora mu misatsi nisetsa. Ubundi se abasore babigenza bate? Mbega Tamu garankora, ubu ko mbona ngiye gutsindwa, ubanza abakobwa tutazi gutereta. Yagarutse mu muhanda areba aho Tamu yarahagaze aramubura. Yakomeje kwitegereza, ubona avanye hirya n'umukobwa bari no guhana nimero. Yaribajije ati ubu se abonye umukobwa, njye nta n'umusore turashimana, cyangwa kuko ndi mubi nuko mba nikina? Ubundi umukobwa mwiza nkanjye wambaye neza atya, ni gute abasore babiri bose bamufata uko? Noneho ndatangira umusore uri kugenda mu modoka. Abasore bagira injoga nyinshi, babona umukobwa bakamubishya utuntu twinshi ku buryo bavumbura bamaze kugera ku cyo bashaka. Nanjye ngiye kwiga gutera injoga, ngiye kuba ndeba uko Tamu bari kumuca amazi, noneho ndahagarika umusore uraba uri mu modoka. Ubundi kuki ndi guhagarika abagenda n'amaguru? Tamu byari byaciyemo ku nshuro ya mbere. Hepfo haturutse umukobwa mwiza, ahageze aramuhagarika. Umukobwa tushaka kumbwira iki? Nawe tushobora kuba uri kwihuta, kandi nanjye sinavuye mu rugo mfite gahunda yo guhagarika umuntu, noneho umukobwa kandi wiyubashye. Nyemerera nkubwire impamvu, ndetse ndagusabye ntubyegereze umutima. Umukobwa yagize amatsiko, anumva umusore amwubashye, aramubaza ati niki? Nawe ati ni ubwa mbere mbonye umukobwa umutima ukambatira kumuvugisha gusa, ngo wenda numve niba navuga nk'abantu. Ntugire ngo ni akamenyero cyangwa nsanzwe mbikora, nanjye sinzi niba ngiri kubyikoresha. Gusa uri mwiza pe, basi wagenda, nicyo nari ngamije. Kwihanganira ko wagenda no kuvugishije numvaga bigoye. Umukobwa yahise amukura amuvana ku muhanda gato, amujyana ku ruhande, aramubwira ati biratangaje kubona umusore mwiza nkaho uvuga ko ari ubwa mbere abonye umukobwa umutima ukamuhatira kumuvugisha. Uzi ko nari nketse ko ufite ikibazo mu mitekerereze, none uri muzima kuko se urakomeje? Tamu ati ahubwo ndumva ndi kurota, nibwiraga ko urahita unyuka inabi ukaneza abantu, none ndabona ubwiza buri ku ruhu ari ubwasagutse kubwo ku mutima. Umukobwa amwenyura ati ariko si ngombwa kuvuga nabi utarumva icyo umuntu agushakira, ndagombaga kubanza kukumva, wenda nanjye byambaho nkabona umusore nkamushegera. Ndetse byaranabaye, nigeze kubona umusore turi mu modoka imwe ndaramurota, hanyuma se ubwo ntibibaye sinakwigendera sinakwikomereza? Tamu ati yaba byashobokaga nari kugusaba nimero nkazana kwivugishirizo. Inshuti zibakonzererega, kandi Imana buri igira inzira igihumbi. Wenda wasanga iyi nzira ari ikoresheje, cyangwa se Imana ikaba iri kumpatira kukuvugisha. Buriya ni Imana iri gutuma nkuvugisha, kuko ibi bintu nanjye sindabikora n'umunsi wa rimwe. Uyu munsi rero birashoboka ko ari Imana iri kumvugiramo. Mbabarira ume nimero yawe pe tujye tuvugana. Umukobwa yaratembaga ati umva nimero rwose ndayigwa kandi ndashimira kuganira nawe. Yampaye nimero ye aranamubipa. Umukobwa aramubaza ati nandikeho nde? Niwe atandikaho Tamu. Umukobwa nawe ati njye nitwa Beliane. Bagarukanye ku muhanda, umukobwa ahita atega n'akamoto aramupepera aragenda. Nibwo na Nete yaravuye hepfo na wa musore mugufi akamubona, yarivugishije ati wasanga kuko atagiye kunkosora, njye babiri bose barampombeye, none uwa mbere ubanza hari n'ibindi bavuye gukora.
Ubwo kandi ariko Tamu nawe yivugishaga ku mutima ati uriya musore se buriya bavanye hariya hepfo yamubwiraga iki? Hepfo haturutse undi mukobwa mwiza. Tamu aramuhagarika. Uwo mukobwa yarahagaze ati bite? Nawe ati ni byiza, wambaye neza. Umukobwa ati none niba nambaye neza? Umusore ati nyine uraberewe. Umukobwa ati navuye mu rugo mbizi ko imyenda nambaye imbereye, iyo utambereye sinari kuyambara, mbwira igitumye mpagarika ndi kwihota. Tamu ati ndakubonye nifuza kukuvugisha. Umukobwa yahise yigendera. Tamu yasigaye asebye. Nete yarabibonye aramwenyura ati ashaka babiri se, umwe ntahagije? Tamu hirya nawe ati nta wundi ndahagarika, we yarahagije, ni na mwiza kurusha Nete kandi we tuzahuza, nimero yayimpaye, n'ubundi twashakaga umuntu umwe namubonye. Nete niko yakomezaga gupanga ko ari buze gufatisha uwo mu modoka. Imodoka yahise hanyura, arebyemo abona harimo umuntu atamenya niba ari umugabo cyangwa umusore. Yarayihagaritse, uwo muntu ajya ku ruhande araparika. Tamu yagize amatsiko azamuka ruguru ngo yumve kandi arebe kuko umukobwa yari yamubonye byarangiye. Nete yahise yikoroza yifata ku munwa aravuga ati mumbabarire cyane, nari ngize ngo ni Tito. Uwo muntu ati Tito wahe? Nawe ati ndakomeje kukwitegereza, urabona hano hepfo aho bambukira imodoka yabaye nk'ayihagarara, nakurebeye mu birahure mbona uri umuntu nzi witwa Tito, ahubwo nari nibaje impamvu ugiye utansohoje. Uwari utwaye ati wibeshye rero. Yahise yigendera. Tamu yarasetse aramuhamagara, Nete aza kumwegera. Tamu ati cyakora wari ugiye kunkosora, iyo aramuka akwemeye nari kuyamanika pe. Nubona ko byakomeje kwanga, nta musore wakwemera. Nete ati rekeraho ntibirarangira. Nawe ati abasore batatu bose ngo ntibirarangira, ahubwo ngereka njye kuba ntereta uyu nguyu, reka nitahire. Ibaze ko ari inshuro imwe gusa nje ngahita mbona umukobwa akiza yahise anyisabira nimero. Uzi ukuntu agiye ahwereye, uzi ukuntu agiye yishimye. Njye narakubwiye ngo waratomboye, ubu ngubu ngiye kugenda muterete umusaze, uzatangira kunyifuza. Wowe ntiwabuze umusore, nitumaze hano amasaha n'amasaha, dutahe nakwemeje tugende. Nete ati taha wenyine njye ndasigara, ndatahana nimero nkuye hano. Nawe ati reka nigendere ntabwo tsinze. Nete ati waba uretse ariko Tamu tuze kumpamagara unsaba imbabazi kuko ndagukunze mbizi ko utarenze, sinzi icyo ngukundira ahubwo ntako binkundana n'abandi bakobwa. Nete ati ndava hano mubonye kandi ndabigira seri njyewe, imikino nayivuyemo. Tamu ati ubwo nyine urambwira? Yagiye yikomanga mu gatuza ati ndamwemeje, mbonye umukobwa umurenze. Ntabwo arigera abona umusore, ndabizi kubona umusore uri seriye biragorana, n'uwo yabona yaba agira ngo ubwonko bwashaka ko biryamanira. Nete yakomeje guhagarara, nyuma y'indi minota haza kandi kamodoka keza. Yitegerejemo imbere abona ari umusore. Yazamuye ikiganza, uwo musore ajya guparika hirya gato. Yagiye yihuta ati Tito, kuko waguze imodoka kuki wari ugiye utansuhuje we? Maya abakire mwibagirwa vuba, ubu wibagiwe ko ari Nete mwana, Nete mwiganye. Uwo musore yarasetse aratembagara afungura umuryango. Nete ahita yigira nk'atungwe no kuba yibeshye. Yaramubwiye ati umbabarire, sinakabaye nguhagarika, mbabarira rwose, ni ukuri ndagusabye. Umusore ati ufite ikihe kibazo? Nawe ati ndakwiteranyije na Tito. Umusore ati njye nitwa Kiyame, none se urabona nsa n'uwo Tito? Umukobwa ati yego murasa. Kiyame ati ngwino winjire mu modoka ubitsobanurire neza. Nete ati sindi bugutinze se? Nawe ati nari ndaje kwitemberera nshaka kuba njyenyine ndohora mu mutwe, rero waza ukansobanurira n'ahantu ngiye hihutirwa. Nete yinjiye yigize nk'ufite ubwoba aramubwira ati nanjye mba hano hafi, nari naje kumahana ngo mbe nitegereza abantu, nkunda kuva mu rugo nkaza hano nkamara nk'iminota 15 nkongera ngasubirayo, hari igihe mbonye ikintu gishya kikanyibagiza ibibazo byanjye, nuko rero ubwo naje nk'ibisanzwe, mbonye uturutse hepfo ngira ngo ni umusore Tito, duherukana amaso ku maso kera tukigana, tuvugana kuri WhatsApp. Ubu ngubu aherutse kumbwira ko yaguze imodoka ifite ibara ritukura. Mbonye iyawe nitegereje mu birahure mbona usa nkawe, sinzi uko bije mpita nguhagarika nibwira ko uri we, ubwenge bwanjye hari bwari bwayobye, mbabarire pe. Kiyama tumva niba wari uri kwihagarira hano nta kikora, waje tukaba dutemberana n'ubundi tuganira. Nawe ati nta kibazo kibirimo, ariko nanone ngize ikindi kibazo. Kiyama ati nta kibazo kirimo kandi ugize ikibazo, bimeze bite? Umukobwa tugiye kujyana n'umuntu utazi nawe atakuzi, urumva ibyo bintu bikwiriye? Turagarukira ese ubundi biragenda bite? Umusore turumva ndwaje papa ku bitaro bikuru, ararembye cyane, bamwicaye iruhande nta kindi cyo gukora amafite, kereka nk'iyo abaganga bashaka kujya kubazanira umuti kuri farumasi, cyangwa se wenda ngiye kumumesera, ngiye kumugaburira, utuntu nk'utwo ngutwo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari akazi karenze, kubera ko mama yarahageze aje kuba muriho mu minota mike, ndavuze nereka mbe ntembera nshyushye na moteri.
n'itatu gusa nta wundi muntu wagusimbura ukaba ugiye kuruhuka? Umusore ati papa na mama babyaye abana babiri, murumuna wanjye bahanze yatinze kubona ibyangombwa bimwemerera kuza inaha. Mama sinakwemera ko ahora aryama kuri sima yo mu bitaro no muri iriya mbeho ibihari, kandi sinatuma hagira undi muntu wo hanze uza kumurwaza njyewe mpari. N'itatu noneho tugende ukomeze ubinsobanurire niba utaragera kure. Nawe ati sinagira kure kandi mfite umurwayi, hari igihe mama yarambirwa akaba agiye nko kugenda. Hari ahantu nzi hari umuhanda utabamo imodoka, ndawugeramo nsohokemo mfata akayaga ngure ibiraha ku kabutike babikoraho tubisangire duhite tugaruka. Bahise bagenda baganira, Kiyama akomeza kumusobanurira ibizazane bahuye nabyo, uko se yarwaye bakabura indwara, akaba yaragize ubwo ajya ku bitaro bikuru kuruta ibindi byose. Nete yamubajije ibibazo byinshi ku buzima bwe. Kiyama ati gifite uruganda rutunganya ikawa, abakozi baba bahambereye. Iki ni cyo gihe ngo mbe nduhoka nita kuri data, kuko n'ubundi turafata ukabisiga. Ntabwo najyaga nduhoka, ariko nyine aho data arwariye maze kubona ko umuntu akwiriye no gushyiramo agapoze kajya afata akaruhuko rimwe na rimwe. Ubu ngubu rero nubwo nyine ndi gufata akaruhuko mu gihe kitari icyanyacyo kuko data arwaye nuko bimeze. N'itatu birababaje, ariko wafashe umwanzuro mwiza wo kwita kuri papa wawe. Washoboraga kumutererana mama agakomeza kumurwaza, cyangwa se ugashaka undi muntu wishyura. Harabona umvise babikora, akaba afite umuntu waba urwaye bitewe n'akazi kenshi wagira cyangwa se ibintu byinshi bari gukora, agafata umuntu wo hanze akamwohereza akajya kumurwariza umuntu akajya amwishyura. Wowe rero ibyo ntiwabikoze, ariko ndibaza mwaramujyanye mu giturage icyo gihe cyose gishize arwaye babura indwara, murumva ari gusa? Kiyama ati ibyo by'ibiturage ntitujya tubitekereza. Nawe ati ibyo wibizana ngo muri abanyamujyi, njye ndi uwo mu cyaro pe, niho navukiye. Nagize n'aho ari akazi kanzanye, nubwo muri iyi minsi nkora ko kudoda imyenda muri atelier y'abandi ngo ntazicwa n'inzara mu gihe kandi kataraboneka. Ndi uwo mu cyaro rero ibyo bintu bibaho ndabizi. Hari igihe umuntu bamwangiza bakamuroga ku buryo kwa muganga babura indwara. Kiyama ati barabitubwiye, ariko mama yavuze ko abarozi nabo barengana. Urwaye agakorora wese ati n'abarozi, uwitsamuye ati n'abarozi, usitaye ati n'abarozi, ubyaye umwana agapfa, upfushije ibintu byose nyine ngo n'abarozi. Nanjye simpfa kubyizera. N'itatu ahubwo aho kujya aho hantu wakase tugasubira inyuma nkajya kureba mama we nkabimwibwirira. Ndanareba papa wawe ndebe uko ameze. Na mama byigeze kumubaho, yigeze kugera muri biriya bitaro murimo tutazi indwara, ariko yaravuwe arakira. Nawe ati yavuwe ate? Umukobwa ati yavuwe n'undi muntu utari umuganga wa kizungu. Nawe ati none ureka dusubire inyuma? Nubyemeza mama nanjye ndabishyigikira, kuko nifuza ko papa avurwa agakira inzira zose byacamo. Ntacyo tutakoze ariko byaranze. Gusa njyewe hari ikintu ntajya nemera, sinifuza kujya gusengera muri abantu babanza gutongera b'abapfumu bakora ibintu by'ubumaji bwinshi cyane mbere yo kuvura umuntu, cyangwa se bakamuvura bakoresheje ubumaji. Ikindi nanone bano bantu basenga nubwo bashobora gusenga bikagira umumaro, ntabwo nakwemera ko bansengera mugenzi neza ko baranyishyuza amafaranga cyangwa se hari ikindi kintu baba bakeneye. Oya, ntabwo nshaka yuko hazagira imyuka mibi imugendaho ngo ni ukubera ko arwaye, byaruta akanapfa. Niba umuvuzi umwizeye rero twajyayo. N'ubundi hari umuganga uherutse kunganiriza ansaba ko nazajya gusuzumisha mu baganga gakondo. Ubwo rero woweho reka nkwizere. Mu kanya gato bageze ku bitaro, nidakibona mama Kiyame yahise amuhobera arambwira ati mwihangane mama, umubyeyi turakoze mwana wanjye. Yahise abaza Kiyama ati uyu mukobwa ko utari waramumbwiye? Kiyama abeshya ati ntari kuzamukubwira mama, ahubwo se uramubona ute? Mama ati aranubaha. Kiyama aseka ati rero nanjye kumubona byarangoye. Umubyeyi ati nizere ko utari kunkinisha noneho. Yahise abaza umukobwa ati witwa nde ma? Nawe ati nitwa Nete. Umubyeyi ati Anete? Nete ati byose birasa, ariko njyewe iyo ntayiriho. Mama Kiyama ati nta kibazo nzajya mvuga ibinyoroheye. Nete atagiye kure ati none papa ari he? Nshaka kumureba. Nawe ati narinja hano hanze gato twinjire umurebe. Bamugezeho basanga ari kureba. Nete aramusohoje, umupapa mu kuboko anamubaza amakuru, aturaho neza mwana wa, amakuru yawe. Mama wa Kiyama yamira ati umukobwa afite umugisha, wa mukobwa we ntusanzwe, uzi ko abandi baje hano bose bamusohoje ntabavugishe. Ni ukuri yabaga ikiganza bakagenda atavuze atanakoroye. Wowe uri muntu ki? Mbega nukuri birantangaje, utumye umugabo wanjye avuga, yaramaze iminsi myinshi atavuga. Aha rubanza ari ukuri umukazana wacu ndi. Nete yabonye ko Kiyama ababeshye ko basanzwe baziranye, nawe yigira nk'aho ari byo, yanga kumukotoza. Aravuga ati mama, Kiyama yahoraga ambwira uko umubyeyi ameze, njye ndi uwo mu cyaro, niyo mpamvu kugira inama bitanyoroheye, ariko nshaka ko basaba ikintu kimwe, ko na mama yigeze kurwara nk'uko umupapa bimeze akaremba. Muri gutekereza iki ku byo guhindura ubuvuzi?
erega abaganga ba kizungu ni beza, ariko nanone mukwiriye guhindura. Umumama dushaka kuvuga iki? Niba abaganga baravura pe, birakwiriye ko buri wese abanza kugera kwa muganga mu gihe yumva atameze neza bakamusuzuma. Abaganga bavura n'ibintu twita amarozi rimwe na rimwe iyo babimenye, ariko kuri uyu indwara ishobora kuba ari amayobera. Ese nitwagana mu bavuzi gakondo wenda bakazamusuzuma gusa? Kuko kuba abaganga babura indwara, inzobere zose zikayibura, bagacisha mu byuma bakayibura, bagacisha muri za sikaneri, kandi ari kuremba, si uko indwara iba idahari. Ibyo mubizi kundusha. Haba harimo ikindi kibazo. Umubyeyi ati ubwo ari wowe ubivuze, Kiyame yarakwizeye, nanjye ndakwizeye. Kubona umukobwa yakunda byari byaranze, maze kumurambirwa, none yarakubonye. Ikindi ugeze hano, none ugeze hano umugabo wanjye wari wasinziriye arakanguka arakuvugisha kandi atigeze avugisha abandi. None se urumva koko ntakwizeye? Kuko we nakwishimiye rwose, tubwire pe, mama we byagenze bite se ubundi? Umukobwa ati yararwaye araremba, tujya ku kigo nderabuzima, tujya ku bitaro bikuru, turakomeza tugera no kuri ibi bitaro. Batubwiraga ko nta ndwara, nta kintu batakoze. Yagendaga nanuka umunsi ku wundi, agakomeza kuribwa, nkamureba amarira agatemba mu maso, nta kintu nakora. Abaganga bageze baratubwira bati nta kintu turi kumufasha, najye kurwarira mu rugo. Twarabyanze, natwe tugoma mu bitaro, tuti n'ubundi tumugejeje mu rugo yahita aremba, bigasaba ko tumugarura hano. Nimukomeze mu mwiteho gake gake, ari ahangaha. Twamuze mu bitaro nta kintu mumarira, imiti tujya kuyigura muri farumasi. Rero byabaye ngombwa kujya kumusuzumisha amarozi. Ubwo nyine mu gihe nari murwaje nabarezaga amakuru ahantu hose, mpamagara buri kanya, bambwira yuko hari umuntu ushobora kumuvura. Nagiyeyo nikuramo ibintu byo kumva ko ntajya muri gakondo, kandi n'ubundi uwo muntu si umupfumu, ntaragura, ntaterekera, ntabwo agira imitongero. Nta nubwo iyo bari babandi basenga, ngarasenga gusa umuntu akire, anamusaba amafaranga, nta kindi yitwaje. Si uko nyine nta muntu ushobora gusengera undi gakire, barahari pe, barabikora. Ariko nanone iyo bari kubikora harimo n'amafaranga, njye mba numva ko atari Imana bari gusenga. Ubwo rero uwo nguwo warizewe, waguha umuti, aragusuzuma gusa akaguha imiti ugakira. Uwo nguwo niwe nifuza ko mumujyanaho. Kiyama tumva, njye nari ntegereje ko mama byemera gusa, ahubwo tubwira uwo muvuzi uwo ari we. Nete yahise ahamagara mama we, amuhuza na mama wa Kiyame, bariganirira babyivuganiraho. Mama wa Nete yamubwiye uko yarembye, uko yivuje hose bikanga, n'ukuntu yari agiye gupfa agatabarwa n'uwo muvuzi. Neza neza yabivuga nk'uko Nete yari yabivuze. Mama Kiyame aramubwiye ati tugiye gusaba ibitaro bimurekure tumujyana ahandi, kuko nabo bashakaga kumuduhanga arwarire mu rugo, ubu ntacyo bari kumufasha. Mwenda bizeye rwose. Nyuma yo kuvugana kuri telefone, Nete yagumye aho baganira nabo. Mama Kiyame yageze aramubwira ati umukaza, reka mbegiye ndagaruka ejo, wagiye kumusezerera mu gitondo cya kare cyane, tujyana aho mu cyaro havurirwe. Ubu nanjye nkwiriye gukora ibishoboka byose da, wowe nakwizeye kubona. Akimara kugenda Nete abaje Kiyame ati kuki watumye mama wayizera ko nkundana nawe? Nabo abakobwa bose twakundanaga nahitaga ntandukana nabo. Abandi mama ntiyabaga yabishimiye, nanjye ngahita mbareka. Muri iyi minsi rero yamuzaga kunyeka mbaza niba mfite undi mukunzi, mubwira ko hari ariko mubeshya. Rero ibi byose mbivuze kugira ngo mwikize. Nete ati nuko mwikiza gusa, ubwo ufite ukuza mwumvisha ko nanjye twatandukanye kuko ntabwo dukundana. Kiyame ati ibyo bimarire, reka tubanze tujye kuri uwo muvuzi, ibindi byo bizagenwa n'Imana. Bahanye nimero, Nete abatashye, Kiyame arasigara. Yagiye yibaza byinshi. Kiyame yari umwana mwiza, ariko yaratumye ababyeyi babo bose bizera ko bakundana. Yahamagaye Tamu amwita amuseka ati wabonye ko nkurenze se? Nete ati sha njye byanze, nabibonye rwose urandenze. Tamu ati narakubwiye ntagukunze, kubona undi nkanjye byakugora, none wamaze iminota ingahe? Niki cyatumye uhivana? Nete ati hari umusore nabonye ariko nyine ntabirenze. Tamu ati ahubwo ngiye kumara amezi 2 nkundana n'uwo niboneye. Nete ati mugiye kuba muteretana? None se muri iyi minsi turaba twitwara dute? Tamu ati uzabanza umenye agaciro kanjye, gusa ngize ikibazo gitunguranye muri iyi minsi wambwira, ariko umenye ko umunsi nakugize umugore nzaba nguteturuye ngukuye ku ishyiga. Kuri uwo mugoroba Nete yahamagawe na Kiyame, babwirana amateka yabo nta na kimwe basize, baganira ibintu byinshi. Kiyame we byasaga nkaho ntacyo ahomba. Umuntu wari urwaje mu bitaro n'ubundi we ntiyaryamaga uko yiboneye, yaryamaga mu masaha 8 ibitotsi bimubanye byinshi. Rero kuganira na Nete byari nk'umugisha kuri we. Nete yigomwe ibitotsi, baraganira karahava. Umuseso yazindukiye ku bitaro ahahurira na mama wa Kiyame. Abaganga bishimiye kubasezerera cyane ko nta muti babahaga, indi bayibatumaga muri farumasi zo hanze, kandi bari bavuze ko barivuriza mu bitaro byigenga. Byatumye babarekura bishimye. Binjiye mu modoka berekeza mu cyaro cyo kwa Nete.
Mu modoka bagiye baganira, ikiganiro gishirira ku by'uburwayi gusa no ku buhanga bw'uwo muvuzi. Ntabwo mama Kiyame yabonye umwanya wo kumubaza uko bakundanye cyangwa ibindi, kandi na Kiyame ntiyabonye umwanya wo kumuganiriza, ahubwo baje baganira. Umudamu ati umugabo yarwaye gutya na gutya, byatangiye uko nuko bikomeza uko nuko none bigeze aha n'aha. Umukobwa nawe ati mama byari bimeze gutya, nabisubiramo baganira ku burwayi gusa no kuri uwo muvuzi atararenze, ni umuntu uvura abantu benshi bagakira. Bari bageze ahantu hakomeye cyane. Bageze mu rugo iwabo basanga mama wa Nete yamaze kwitegura, nawe ahita yinjira mu modoka bataramukanyije, basuhuzanya yigezemo. Mu rugendo rw'iminota 35 mu modoka, bakigerayo umuvuzi yaramusuzumye yemeza ko ari amarozi ndetse atangira kumuha imiti. Yarababwiye ati ibi nta gihe biramara, ariko birasaba ko aguma hano akaba harwariye, kuko mumusubije mu rugo nonaha sinabona uko mwitaho neza. Murabitekerezaho iki? Kiyame yabwiye mama we ati uraba ugiye mu rugo rero, ubwo njye ndaba murwaje. Mama wa Kiyame yahoye mama wa Nete ati ntakira sinzi icyo nzabitora. Mama wa Nete nawe yaragiye kugenda, abaza Nete ati ubwo se urasubira mu mujyi mu kazi, ugiye kugenda nonaha? Kiyame aseka nubwo atari we bari babajije, yahise abaza ati ubwo se yansiga azageze tube turi hano? Mama wa Nete nawe ati birumvikana, kuko ari umukobwa azajya gufasha kumwitaho neza atahe nimugoroba, ubundi se si hafi, ariko nanone ntabwo yabona ayo matike da, ni kure. Aha ni imodoka igenda iminota irenze 35 ku maguru, ari mu rugendo rurerure. Ariko ubwo mubiziranyeho, ababyeyi babaye bagiye, Nete asigarana aho na Kiyame. Umuvuzi yabahaye aho bicara, bemerera no kwisanzura bagatembera, bakajya no mu nda aho bashaka hose. Ariko arinze ati mwe nimbakenera nzajye mbabona, muzajya muba muri hano nyine igihe cyose mbakeneye mbabone, kandi mwajya mumfasha no mu turimo, mukamfumira utuzi, mukasa imyase n'utuntu nk'utwo ngutwo, mutazagira irungu, mujye mumbwira mbaho turimo, kandi nta kigoranye papa wanjye arekera mu gihe gito. Nete abajije Kiyame ati mu munsi umwe tumaze duhuye, dore ko twahuye ku cyumweru, uyu munsi ni kuwa mbere, wemeje ababyeyi bombi ko dukundana, none kuki ubikoze utya? Kiyame ati mu munsi umwe nawe wemeye kuva mu mujyi uzana nanjye naha tuje kuvuza papa? Mama yakubonye ndakubonye nyine, urabona ko tumaze igihe tuziranye, usa kubisha umuruka hari umunsi umwe? Ibyo se ntibihagije? Wakoze kwemera ibi byose, ahubwo ndabizi ko bikugoye kuba uri kumwe nanjye, ariko nyine icyo wadufashije, icyo uri kudufasha na n'ubu kirakomeye cyane. Nete ati ntabwo bingoye, nta nubwo nabafashije, nuko barangira gusa. Byageze ku mugoroba Nete arataha. Itike yari 1700 kuri moto. Kiyame yamwemeye kujya amutegera mu gitondo na nimugoroba, bakaba bari kumwe. Yabishaka akamara itsimbura mu byize, anamusezeranya ko azamushakira kandi kazi, kuko byari bivuze ko yigomwe ibyo yakoraga byose. Ariko hashize iminsi 2 aramubaza ati aho wabaga bizagenda bite? Nawe ati nasize mbwiye nyirunzi ko ngiye mu cyaro, nabona nenze buriya zambaza uko bimeze. Muri icyo cyumweru Nete we yatangiye kwibagirwa ko afite umukunzi, kuko we na Tamu batavuganaga cyane, bisa nkaho buri umwe ari gukinize. Tamu yamuhamagaraga iminota nk'itanu, Nete yashaka kumubaza uko na Biriyani bimeze agahita akupa. Nyuma y'indi minsi 2 Nete yamuhamagaye ashaka ko bavugana, Tamu amuca amazi. Yaratangiye kumuca amazi bikomeye cyane, ariko umwereka hari karenze nyine. Mu minsi yakurikiyeho bagiye bavugana iminota mike cyane, noneho gushwana kuba kwinshi. Nete ari kumubaza ati ubundi kuki udashaka kumvugisha, na Tamu amubwira ati ahubwo kuki ushaka kumvugisha buri kanya kandi gahunda twihaye uyizi. Tamu yamubwiraga ko amezi 2 atarashira, kandi ko Nete azabanza kumusaba imbabazi apfukamye. Ikibabaje nyari nakamenye ko burya Nete atakiri mu mujyi. Nete yibazaga icyamuhinduye mu minsi mike akakiyoberwa, ariko nanone yarabizi neza ko ari Biriyani. Nubwo bwose bagashwana na Tamu, yageraga kuri Kiyame agatuza, bagatera urwenya, bagatemberana mu byaro by'aho se yivurizaga, bakajyana kuvoma aho umusaza yavomaga, bakajya kumwasiriza inkwi, bakanamutekera, bagasangira, mbese bakibagiza ibavuna byose. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa papa wa Kiyame yarakize. Indwara yagiye nka nyomberi, uwendaga gushiramo umwuka bamutaraga, wari utangiye kuragatangira kubaza ibyamutanzweho mu gihe cyose yari arwaye. Mama wa Kiyame yaje n'ibyishimo byinshi, atumva neza ukuntu indwara yarananiranye mu baganga bose, bamaze amezi 6 bivuza. Mu byumweru 3 gusa yari yindutse umugani. Ahageze aho Nete amuzamura mu birere, arambwira ati wa mwana w'umukobwa we, uretse kuba uzambera umukazana nkazagukunda nk'umugore w'umuhungu wanjye, nk'imfura yanjye mu bakazana, nzahora numva ko nkuri mu mwenda w'ubuzima. Papa wa Kiyame we byari byaramurenze, buri munsi yahoraga amushimira. Kubona amagambo yakoresha ashimira Nete na nyina byari byaramugoye, kandi uko yagendaga atora agatege niko yashimiraga Nete cyane, akamushimira buri kanya kuko yakiraga indwara byumva. Kuri uwo munsi byabaye ngombwa ko papa wa Kiyame ataha, kandi Kiyame na mama we bari kumuherekeza bagasubira mu mujyi.
Mbere yo kugenda Kiame yarebye Nete mu maso, nta soni nta bwoba, avugira imbere y'ababyeyi bose ati Nete, ndumva ntatandukana nawe, ariko tuzabonana vuba. Tugiye gukoresha ibirori byo kwishimira ko data yakize, bizaba nyuma y'icyumweru. None se urahita uza mu mujyi cyangwa uraba uri kumwe na mama wawe muzabanze kuzana mu birori uwo munsi ubone gukomeza ibyawe? Nete ati niba ari uko mubipanze nzazana na mama mpite nguma mu mujyi wagaruke mu byaro wenyine. Nyuma yo kuba se wa Kiame yarasezerewe hashize ibyumweru 3 nibwo Tamu yibutse guhamagara Nete ashaka ko baganira. Ubundi yamucaga amazi. Nete yamwitabye amubwira ko ari iwabo karibuze kumuvugisha nahuguka. Tamu ati burya wagiye mu cyaro? Note maze y'iminsi mike ndaje nkuvugisha. Yihamagariye Kiame bamara amasaha n'amasaha birangira atamuhamagaye. Igihe cyo gukora ibirori cyavuganye na Tamu bavuganye 2 gusa kandi bavuganye utunota dukeya. Noneho Tamu yifuzaga ko baganira bari kumwe amubaza igihe azagarukira mu mujyi. Nete ntiyari yarigeze amubwira ibye na Kiame kuko nawe atarakimubaza ku bye na Beriane, kandi yatekerezaga ko mu byumweru 3 byari bishize yamucaga amazi kuko wenda we na Beriane bari babanye neza. Mu museso wa kare cyane imodoka yari igeze kwa Nete na mama we ije kubatwara ngo bajyane mu mujyi. Baciye mu isoko rikomeye cyane ryo mu mujyi ahantu bacuruzaga imyenda. Uwo mushoferi yari yasabwe kubanyuzayo, umukobwa yicuruzaga akabareberamo imyiza cyane y'akataraboneka ibabereye kandi henze. Nete na mama we bambitswe amakanzu meza cyane ahenze bajya mu birori bambaye nk'abamikazi. Ubukene bwose bwabashizeho umuntu atamenya ko bigeze bakena. Iyo myenda yatumye bahinduka abakire mu maso, tuma n'uruhu rwabo rusa nkaho rukeye. Kwambara neza nicyo baburaga, n'ubundi bari basa neza. Bakigera kwa Kiame batunguwe no gusanga ibyo birori byari bigiye kubera kuri etage, ikaba yari yubatse ahantu hitaruye hakurya y'umujyi gato, kandi ngo niyo se wa Kiame yari aherutse kugura mbere yo kurwara. Hari hatumiwe abantu b'abakire bakomeye nabo mu muryango bake bibanze bari bizewe. Bose bageraga nko muri 45. We na mama we bakihagera bicajwe mu myanya yihariye y'icyubahiro yari iteganye naho Kiame, mama we na se bari bicaye. Umusangiza w'amagambo MC uyobora ibirori yaratangiye ati bashyitsi bacu b'icyubahiro, bavandimwe n'inshuti, uyu ni umunsi udasanzwe wo kwishimira ubuzima bwari bugiye kuzima ukongera kuba buzima. Yakomeje kuvuga ageraho guha ikaze nyir'urugo ngo yakire abashyitsi. Uwo ni se wa Kiame. Abari bahise bakoma amashyi menshi cyane, maze arahaguruka aravuga ati ndashimira Imana yampaye kongera guhumeka nkaba nyiri kumwe namwe. Ndashimira cyane umugore wanjye wanyihanganiye muri ibi bihe byose, n'umuhungu wanjye Kiame utarigeze antererana. Ariko by'umwihariko ndashimira uyu mwana w'umukobwa witwa Nete waje nk'umumarayika mu buzima bwacu akatwereka inzira tutari tuzi, bigatuma uyu munsi ugera ndi hano ndi muzima. N'umubyeyi we ndamushimira cyane, n'umubyeyi we kandi ndamushimira mbivanye ku mutima. Ndetse mu gushimira Nete ni nkaho na mama we ndi kumushimira. Icyo nageneye Nete sindakivuga muri uyu mwanya, ndategereza ibyo Kiame ari buze kuvuga, nibyo biratuma mbona aho mpera mwitora. Abantu bose bongeye gukoma amashyi ariko banagira amatsiko. Mbere yo kwicara yaravuze ati iyo bishoboka mwari kwihereza icyo mushaka cyose, ariko nizeye ko ababishinzwe barabitaho bakabikora tukishima tukanezerwa. Umwanya wa mama Kiame nawe warageze arahaguruka ufata ijambo mu ijwi ririmo amarira y'ibyishimo ati uyu munsi ndanezerewe cyane, umutima wanjye uruzuye. Nari ngezeho numva ko ngiye gutakaza umugabo wanjye nkunda cyane, ariko Imana igira neza yakoresheje uyu mwana w'umukobwa Nete. Ndamukunda kandi nanjye nubwo ntabona icyo mwitura, ariko nicyo nari ngiye kumwitura sindi bukivuga narumva icyo Kiame ari buvuge. Byasaga nk'ababyeyi bose bari kumushyiraho igitutu ngo amwerekanire aho ngaho avuge ko ari we bazabana babone kugira icyo bamwitura. Gusa Kiame nawe ntiyarazi icyo baramuhemba, ntavuga ko wari umukunzi we. MC yongeye gufata ijambo asa n'ufite akanyamuneza aravuga ati turashimira umubyeyi wacu ku magambo meza tubwiye. Noneho reka duhe umwanya Kiame ubwe kugira ngo atubwire ibyuzuye umutima w'uyu munsi, cyane cyane ku muntu wabaye igisubizo cy'umuryango wabo ari we Nete. Abari aho baracecetse. Kiame arahaguruka areba Nete mu maso avuga mu ijwi ririmo amarangamutima ati iyaba murumuna wanjye yari ahari akareba Nete. Nete ni umuntu udasanzwe rwose, ibi birori byakabaye urimo murumuna wanjye. Yarakoroye arongera areba Nete aravuga ati kuva nahura nawe yangiriye umumaro. Inama ze nizo zatumye data abasha kugaruka ibuntu. Ndashimira na mama wanyibarutse ko yemeye inama ze akamwizera akimubona. Kuva mpuye n'uyu mukobwa ntiyangiye kure, yangumye iruhande, yambere inshuti nziza, ariko nifuza ko yazakomeza kumba hafi no mu yindi myaka iri imbere kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Yagiye gukomeza abarokoma mu mashyi cyane
Yarakomeje ati nifuza ko yegera imbere nkagira icyo mwisabira. Nete umutima waramusimbutse, yabonaga ibintu birenze imikino we na Tamu bari bari gukina. Yari yaramaze gukunda Kiame uretse ko atari yakanze Tamu neza mu mutima we, ariko nanone yabonaga igisubizo ari butangira aho ngaho kiraba ari icya nyuma. Ndetse kuvugira we mu bakire nk'abo, mu bantu nk'abo, akabivugira imbere ya Kiame n'ababyeyi be na mama we, yumvaga byaba ari nk'inzozi mbi kuri buri wese, ari nko guca nk'amabere. Yari yarahuye na Kiame byose biturutse ku makimbirane yari afitanye na Tamu. Rero yabonye imikino ivuyemo ibintu bikomeye cyane. Yamaze umwanya ahagaze, mama ari kumubaza impamvu atagenda, abandi bose bamuhanze amaso bishimye, nawe amwenyura gahoro azenga amarira mu maso atazi niba ari ibyishimo cyangwa ari ay'urujijo. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe yari yarigeze abwira Kiame kubyina Tamu. Yakomeje guceceka nk'ufashwe n'ibinya. Yagerageje kongera kumwenyura, iminwa yanga gufunguka, ubwoba butuma ahubwo iminwa ititira, umutima utangira gutera cyane, ibitekerezo birivanga. Yibuka amagambo ya Tamu, imikino yabo, nuko nta na rimwe bari bagafashe umwanzuro wo gutandukana bya nyabyo. Nubwo bashwanaga bari bafitanye amateka akomeye cyane, ku buryo guhita yemera kuba umugore wa Kiame mu ruhame yagombaga kubanza kubiha igihe cyo kubitekerezaho neza, akemeza ko ibyo na Tamu koko byarangiye burundu. Icyuya cyaramurenze, amaso atangira kuzenguruka, yumva amajwi y'abari ahamubwira ngo ntajye imbere, ari kure cyane nk'ayabari mu nzozi. Yagerageje gutera intambwe ngo amusange, amaguru aramutenguha, aratitira, aranyeganyega, ahita agwa hasi. Gusa ntabwo yahageze kuko abari hafi bahise bamuramira. Abantu bahise basakuza, bamwe biruka bamwegera, Kiame batanga imbere aramuterura. Ababyeyi bo batangiye kurira, papa wa Kiame nawe biramurenga agahinda karamwica. Nete ntiyarakivuga, umubiri wari utangiye gukonja gahoro gahoro. Bahise bamushyira mu modoka, Kiame na shoferi bamujyana kwa muganga byihutirwa, abaganga bamushyira mu gice cy'abarembye, bamushyira ku byuma bimufasha guhumeka. Mu rugo ho ibirori byarahagaze. Emusa avugana na se wa Kiame amubwira ibyo avuga, nawe araza abwira abantu ko bagiye kunywa ibisigaye bagataha, bakazabatumaho ikindi gihe. Bose babonaga ibibaye, bamwe baribazaga bati nawe se waba wahise wamuroga? Ubundi ni gute umuntu ukize uburozi atazi uwamuroze akoresha ibirori byo kwishimira ko yakize? Baba bashobora no kumwongeza, ahubwo se wa Kiame nawe ashobora kuza kugira ikibazo. None uriya mukobwa ubwo si igitambo, buriya ni uburozi niko bukora, buriya bamuroze. Erega abana b'abaherwe baba bakundwa na benshi, wasanga uyu mukobwa hari abamuroze bamuziza ko agiye kubana na Kiame. Kandi Kiame we so guturuka mu muryango w'abakire gusa, nawe ni umukire ku giti cye, afite uruganda rw'ikawa, ni umusore witeje imbere ufite imodoka. None se uyu mukobwa si ukumuroga? Nta kindi. Ku bitaro Kiame yabwiye abaganga ibintu byose uko byagenze n'ubucuti bwabo uko bwari buhagaze. Bakurikije amakuru yari amaze kubaha n'ibimenyetso babonaga n'ibyo yari bamaze gusuzuma, bavuga ko ari ikibazo gikomeye cy'ihungabana rikabije ry'amarangamutima ryateye umubiri we kunanirwa mu buryo butunguranye. Ariko we yibaza iby'iryo hungabana biramuyobera, kuko abonaga Nete ari umuntu wishimiye, yamwishimiye rwose, bafite ibintu byinshi byo gutekerezaho no kuganira, nta hantu na hamwe ahubwo baragera. Ntabwo yumvaga ukuntu rero yahungabana. Yaratekereje ati ubu se yaba ari guhungabana kubera ko wenda nari ngiye kumusaba kumbera umugore nkabimusabira mu ruhame? Oya rwose ntabwo yaba ariyo mpamvu. Yatangiye kwishinja amakosa yibwira ko wenda bifitemo uruhare. Nyuma y'iminsi 3 Nete ari mu bitaro, ubuzima bwe bwari bukiri mu kaga ariko bugenda busubira mu buryo buhoro buhoro. Imashini zamufashaga guhumeka zari zaragabanyijwe, amaso yatangira gufunguka gake gake nubwo atashoboraga kuvuga neza. Kiame ntiyigeze ava ku bitaro, yarahararaga akicara iruhande rw'amasaha yose, rimwe na rimwe akamwitegereza gusa atazi icyo yamubwira. Umutima we ukaba wuzuye agahinda kavanze n'icyizere ko azakira. Mama wa Kiame n'uwa Nete nabo bahoraga bahari, cyane ko mama wa Nete yari kuba kwa Kiame bamwitayeho rwose nk'umwamikazi, bamufataga neza, bamufata nka ba mwana. Ubwo telefoni ya Nete yo yari yarazimye kubera umuriro, yazimye bakiri mu birori ataranagwa hasi, kandi Kiame ntiyabitekerezagaho ngo yicaginge. Aho Nete atoreye agatege yasabye telefoni ye, Kiame yimuhaye bari bwabona ko idacaginze. Bayishyize ku muriro barayatsa, hakijyamo umucye cyane. Tamu barahamagaye, yavugaga cyane ati ariko uzakomeza kwanga kumva atakugeza ryari? Nako wari waramborotse cyangwa kuyeho telefoni? Mbwira niba ushaka, ufite agahinda ubona narakwanze, erega narabikubwiye. Nete yanze kuvuga nkana kuko yumvaga ari kuvuga ibintu bidahura, utanamubajije uko ameze. Telefoni yari yashyize parirere. Kiame yaramwisubirije ati Nete ari mu bitaro. Tamu ati mu bitaro byahe? Yaramurangiye. Acyumva ayo makuru umutima we uhagaze gato, yumva ikintu kimukomerekeje imbere mu nda. Yahise afata umwanzuro wo kujya kumureba. Ageze ku bitaro yabanje gutinya kwinjira. Yabonye imodoka ya Kiame iparitse hanze, umutima urongera uramukomanga. Gusa ntabwo yari azi ko ariye, nuko yari yisanze aho ngaho.
ariko yishyize mu mutuzo arinjira. Mu cyumba Nete yari arwariyemo yasanzemo Kiyame yicaye iruhande rwe amufashe ukuboko kwe bucece. Tamu ahageze abari mu bitaro bose baramurebye. Kiyame yarahagurutse amureba mu maso aramubwira ati ni byiza ko hageze, niwe twavuganaga kuri telefoni. Tamu ntiyamwitayeho ahubwo yarebye Nete abonye amaserumu yari amurimo. Yegereye uburiri aramwitegereza mu ijwi rito ati Nete mbabarira. Nete ntihise amusubiza ahubwo yaramurebye amureba igihe kirekire nk'ushaka gusoma mu mutima we ngo arebe niba ayo magambo yo gusaba imbabazi yarayukuri. Kiyame yarabibonye afata icyemezo cyo gusohoka akabasiga bonyine kugira ngo baganire. Yabonaga bashobora kuba bafite ukuntu baziranye. Agisohoka gato Tamu yarakomeje abwira Nete ati sheri, nakoze amakosa menshi, nagushidikanyirijeho ndagukomeretsa, sinakubaha nk'uko byari bikwiriye, mbabajwe n'ibyakubayeho nubwo ntarabisobanukirwa. Niki cyabiteye? Nete yakomeje guceceka. Umusore ati natekerezaga ko kugukunda ari ukukugenzura cyane, none ndabona ko byari ukukwica buhoro buhoro. Ijwi rye ryari riri mu kuri n'agahinda bituma Nete ahindukira gahoro avuga mu ijwi rito amunyuriramo byose uko byagenze. Tamu yagize ubwoba aramubaza ati none ugiye guhitamo nde? Nizere yuko uwo muhakani rwose imikino yacu tuyirangiriza aha. Nawe ati nawe mpitamo, ubu nta mbaraga mfite zo guhitamo, wowe nzaguha igisubizo nyuma, cya gitwehe ntikirarangira. Tamu yabuze uko agira arataha ariko asiga abwiye Kiyame ko azajya ahagera kenshi. Mu minsi yakurikiyeho Nete yagiye akira buhoro buhoro. Yaravugaga akarya akagenda gake gake. Kiyame yakomezaga kumuba hafi, Tamu nawe agakomeza kumusura buri munsi ariko agataha avuganye na Nete cyane kuko akenshi Nete yabaga atazi icyo yamubwira. Tamu yabwiraga Kiyame ko ari inshuti ya Nete isanzwe kuko Nete rero yaramubujije kuzagira icyo amubwira ubwo atarakira. Nete we buri kanya yabaga atekereza neza ku buzima bwe. Yari hagati y'abantu babiri, umwe yaramukundaga ariko akamukomeretsa cyane, undi yari yaramwitayeho ariko ibintu byose byari byaratangiriye ku kinyoma kandi n'inko byari bikiri mu kinyoma kuko nta kintu na kimwe Kiyame yari abiziho. Kiyame ntabwo yari azi ibyo na Tamu, ndetse Tamu we ntiyari azi icyo Nete azahitamo. Nete nawe ntiyari azi icyatumaga Tamu agenda akamwirengagiza. Yakekaga ko wenda we na Biriyani byagenze neza ariko nta gihamya yari afite. Wowe tugeranye kuri uyu musozo w'igice cya mbere, ndifuza ko wishyira mu mwanya wa Nete maze muri komenti ukatubwira uwo wahitamo muri abo babiri. Aramutse ari wowe Nete, hagati ya Kiyame na Tamu ninde mwakomezanya mu rukundo? Ese niki cyaba gituma yumva atareka Tamu umubabaza kandi se Kiyame azabyitwaramo ate namenye ukuri akamenya ko yaje mu buzima bwe kugakinira rero apanganye na Tamu? Ntucikwe na finali iraje vuba. Nizere ko turi kumwe mu gice cya kabiri.